damu umwe asimbuka muri ako kazu afata umusirikare wacu aramufata aramuruma ubona afite umujinya mwinshi cyane munyice mwanyice umwana mwagize mute hasohokamo noneho abandi bagabo babiri ari kumwe nabo ariko wa mudamu ko abasirikare bakamufashe bamuturisha ngo atuze ngiye tugiye kubona tubona acitse intege nk'umuntu bateye ikinya ajya hasi turebye inyuma yacu ndebye inyuma yanjye hari umusirikare wacu mbona nawe aricaye namaze uyu muntu amuzi ati ni mushiki wanjye kwa data wacu uwo mudamu ubwo uko tukamubona yasaze afite amabere arenda nko guturika tubaza abagabo uyu mukobwa yabaye ati twibwiraga ko ari nk'umukobwa aratubwira ati uyu muntu mureba ati bamwatse uruhinja rw'icyumweru barukubita ku gikuta sebukwe bamwishe umugabo bamwishe wari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda witwaga General Bizimungu iyo message irahari yohe kuko twarabamonitoringaga tukumva ibyo bavuga dufite radio zabo yohereza message ayohereza Colonel Nkundiye aramubwira ati umuhanda wa Kayonza ari wo Rusumo ni wo muhanda abahutu dusigaranye ngo dutunge inyenzi zikagukura kuri uwo muhanda ujyane nazo afande aramamagara nabagire narete bagire uwo muhanda Nkundiye akawunaniranamo namwe muri porting muri Exfari ku mugoroba w'itariki 8 nyakubahwa chairman wa high command noneho amaze kuduha ayo mabwiriza aravuga ati aduha ibyo bita ngo ni code of march uri bujye imbere ukurikiraho n'ukurikiraho aravuga ati Alpha ijye imbere murabikurikireho 59 ikurikireho nkuko mwabibonye muri museum Alpha yari yanjye ubwo saa 12 za nimugoroba tuba dufashe inzira noneho ariko aho bari batubwiye kunyura yari ahari kuko imbere yacu n'ubundi aho twabaga hari position za duyi za deployings twagombaga kuzinyuramo atatumenye kuko inshingano bari baduhaye niyo kujya Kigali ntabwo yari yo kurwana n'uwaduyi wari uri aho ngaho Alpha maze kuhanyura Bravo yari yikurikiye aduye aba yayumvise arabarasa tugera hariya batsinda mu gitondo mu museke utambitse gutyo tuhageze turihuta kuko bwari bugiye kudukeraho tugeze ku Kagugu dutangira gushyiraho ibirindiro byacu tubaye tukibishyiraho gutyo mu gitondo araza koko araza raduye nyawe mwinshi afite burende afite buri kintu cyose afite abasirikare benshi afite intera hamwe amafirimbi ibintu byinshi icyo twabanje gukora no kureba ya burende imwe turabanza turayirasa burende mujye mubona hariya ku Kagugu no munsi twayirashe igitero cya Gatuna afana amaze kuza hagati y'ukwezi kwa 10 nagize amahirwe nari maze kuza icyo gihe naje ninzemo gato ko nari kure nari Monosi n'uwo munsi mukuntu Gen Rtd yababwiraga twiye turwana umunsi wose dutingabo nari nyoboye batayo dutingabo tuza gutabara igihugu cyacu inyenzi zari zaje noneho zigenda zishaka abantu ziri no gutanga amadolari ngabo babonye umunyarwanda bamujyane umuntu azabivuga gutyo muri quartier ndabana inyenzi nahunze niwe metero maze kugenda ntago zishobora kumfatira gusa nagiye kumva umuntu ambwiye ngo urajya mu kinyarwanda ndahunze uhunze iki inyenzi wari uzi ko ushobora kuviga mugagisanga imbanda kase umusatsi umvaho ndava noneho birarangiye indege twazagamo rero ubwo nashima ko inkotanyi zampaye lift igaruka ukompera inzi nabo twarwanaga na za division ziri armed zifite ibikoresho bihagije zifite support y'intera hamwe nyinshi ukaba ufite abasirikare batarenze 1000
ariko abasirikare bagomba kurwana na haduyi bakajya kurescuinga abarimo kwicwa, bakajya no kubarinda, bakajya kubashakira amazi, bakajya kubashakira ibyo kurya. Aho wafataga nta byishimo byabaga bihari, uhasangaga imirambo, ukahasanga amaraso, nta byishimo rero byabaga bihari. Kandi struggle yacu yari igizwe nanone, abo bantu iyo mirambo twasangaga aho ngaho babaga ari ababyeyi bacu, babaga ari abavandimwe, babaga ari inshuti, bakazinyuza munsi y'itafari hasi, ku buryo abantu bari bagiye mu kiliziya bose barwanye bananiraniyemo, kugira ngo babakuremo. Rero bacukura imyobo, imyenge myinshi, bagacishamo za mashini gane zipepeta hasi, bakuraho amabati hejuru, bakarupingamo za grenade, abantu barashira muri kiliziya. Hano bose barabatijwe, ni ba Jean Baptiste, ni ba Joseph, ni bande muri kiliziya. Yewe nabuze no kumamagara n'afande, nabuze n'ururimi mubwira, kuko naracanganye kwemera nk'umusazi. Navuze induru gusa umugabo akaberwa icyo mubwira, kuko mu buzima bwanjye nicyo kintu nabonye, niyo image yangiye mu mutwe. Icyo navuga nuko cyabidushoboreshaga rwari rwa rukundo twari dufite rwa kera rw'igihugu cyacu, rwa rukundo twari dufite rw'abanyarwanda nk'uko twabivugaga, rwari rwa rukundo rwo guca injustice yarangwaga mu gihugu cyacu. Mbere ya Jonoside tukigera hano, ngira ngo muri 1992 muribuka igitero cyo twakoze kikaza Ruhengeri kikaza hano Base, abanyarwanda bakunze kucyita Ruti. Icyo gitero cyari cyo guha message government y'abajenosideri icyo gihe nanone bari batangiye kwicwa. Cyabaye kubera iki? Cyabaye abagogo bari batangiye kwicwa.